Yago TV show umubyeyi wa showbiz nyarwanda ariko wimwa agaciro akimwa n'amatwi n'abantu ubu ngo akaribwo batangiye kumwumva ameze nk'umuhanuzi inama babita unsung hero yes in English aragufasha intwari itararirimbwe cyangwa se underrated. Yago is the most underrated journalist, promoter, content creator in Rwanda, of East Africa, all over the world, South, West, North, East. Yago big man ya aravuga ngo yare mkomi Yago the bad boy shatakula believer champion mata conqueror fairy the teacher preacher conductor vibrator Mr. Wate Yago Pondat no Mr. Wate Mr. Yago Pondat nagava Mr. Dreams Mr. Dreams the top shatter the conductor vibrator I love the life I live and I live the life I love. Yes. The top shatter number one. Dennis official number one. Ben. Iyo intro ya Yago. Niyo ya mbere mu ma intro y'abanyamakuru hagakurikiraho intro ya super manager. Ngo Yago afite umutima utandukanye n'uwanyu. Icya kabiri Yago afasha buri muntu wese. Ntabwo nzi niba uri kumva icyo kintu. Biraho dufasha buri muntu wese gute. Wase wansabye ikiganiro kwatsa amafaranga. Oya ariko harundabizi harundi wakikwaka wenda ukakimwima bitewe ariko icyo bita bitewe Yago cyo nta kigeze agenderaho for sure ntabwo icyo kinigeze akigenderaho. Ese ubundi reka nkubaza Yago ni ibihe bintu yakoze ukabona yarabikoze mu banyamakuru mu Rwanda batigeze bakora na rimwe? Yago uziburiya Yago Pondat kuko none iryo jambo uri kurivuga nkumva neza ejo nandi kuvugana na Danizo aramwe ati Yago Pondat niwe muntu afataga umuntu akamupushinga gute se atitaye uri umukene uri umukire ariko impamvu yabikoraga nuko atagenderaga ku nyungu. Ndabyumva nibyo. Ese weho urabona Yago ari ikihe kintu yakoze ko bati iki kintu gitandukanye n'abandi banyamakuru bo mu Rwanda? Reka nkubwire First News namwe banyarwandakazi icyo kintu Doniza kubwiye cyo ni cyanya cyo Yago yagiye afasha abantu atitaye ku nyungu zizaza cyangwa bizagenda gute. Twakira abanyimana nk'uko twagiye tubasezerana uyu munsi umukobwa wanyu mwakunze muri benshi cyane yaba TikTok, Instagram ndetse na YouTube twongeye twamugaruye bitewe n'urukundo mwamweretse noneho kugira ngo ababwize ukuri. Gate gute ngo bimeze biteze nari bimana ndabona waje wambaye icyangwe kuva hasi gushyika hejuru y'abantu umunsi ndabona wahinduwe noneho pe Subizko ndo umuraperi sabarapa ni gutya dutsapa ka. Ni gutya mutsapa. For sure. Ngo bimeze iteze. Musanze ni amahoro. For real. Ariko rero ejo bundi dukora ikiganiro. Ejo bundi nyine nigeze kubona comment zivuga ngo ngese ngibintu ufata biracomwa ni ibicomweri ni ibiminyweri muri make ngo ni ibihe bintu ufata. Tugarutse kuri comment z'abafana bakwandikiye. Kuri zo comment z'abo bafana. Fata mike neza ibyo mfata ariko mbikumva. Ariko wafashe mike neza. Ariko mbabwire ikintu burankoresha. Nawe ubishoboye wagikoresha tu. Ye nkoresha ikintu bita amata. For real. Ubusamaso yagaragara nk'ayanyweye amata. For sure. Maso y'inyana bro. Maso y'inyana. Rahira koko. For sure. For sure cause igisiga gisha. Igisiga gisha. Yeah. Nose maso y'inyana. Mu buzima busanzwe hari abantu bakubonye kuri kamera bwa mbere wenda bati si umubebe akora iki uje wambaye guta uje wambaye gucya indoro nk'iya Riderman ewana wagira ngo ni Riderman none wimanukiye ndarahe. Ndagira ngo nyine utangire n'akaririmbo kamwe nyine ewana tubaha show. Ngo bitangira ndi muto nibere mu binani kuba hari insazi niyambaza nyagasani yari tagera fumante tusandari inkoni tubaho tubabazwa kubera ubuzima
nakubiswe n'inkuba mbonye mu kadaforoza ibarutse umupeti yabaye mama kesi nta mugabo agira yahisemo gupowa ntiwaza umukiniraho ahoranisha adandaza amagara yigize kagarara ashaka ibiceri byo gutunga umupeti we yakuze nta rukundo life ye n'ubufindo ahora atawusiga siniyamusiga muri ball none se Sando mu buzima busanzwe tugiye kugaruka ku bibazo abafana bagiye bakubaza mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ngenda umuraperi nicyo kintu cya mbere nababwira icya kabiri kubasha kumenya akazi nkora ngenda umucuruzi bro uyu ni umucuruzi ucuruza iki se ngo abantu bazazi kuguteza imbere drip musu nta nubwo kuri ibintu nambaye kazi ngita umenya shimba nkora wallahi none se Sando ubundi muri make uri muntu ki ngenda umuntu ki umuntu kubonye bwa mbere uri umuntu ki ngende wa mukobwa ukihebe nkaba ndi wa mukobwa warakaye nkaba ndi na wa mukobwa ugira umutima mwiza shumi nkaba ndi gangster nkaba ndi rasta girl nkaba ndi igisiga kazi gishya for sure yes niki cyaguteye ubwo bugome ubuye bugome se kandi umbwe ngo uri mu buzima busanzwe uri umugome uri iki niki cyaguteye ubwo bugome nye icyaneye ubugome cyatumye nsohoka mu nda ya Mary ngo nje hano hanze kuri iyi si tu icyo niki cyaguteye ubugome se ariko Sando cyatumye ngera kuri iyi si yanyu nicyo buriya burangiye nari kubaho nibereho nk'umwamikazi mani iyo mba narageze kuri iyi si yanyu y'ibirura tu ariko narayageze noneho ngiye mpita mba ikirura cya nyacyo ikintu cyaguteye kuba ikirura ni iki ikintu cyabinteye ni iki ni isi yanyu kazi iyi si se yakubabajeho iki mu buzima busanzwe fata mike neza rwose fata mike neza ntagera kuvuna yifata abantu bakubone ijwi rize kumvikana neza fata mike ubutaha barakubwiye ngo ufate mike neza abanyagwa bagiye bambabarira man urumva rero ugomba gufata mike neza ku isi nyine ukihashyika urabona ari ikintu cyakubabaje ari iki nese uri kubona mbayeho gute uri kubona mbayeho ubayeho nabi se uri kubona mbayeho ntabwo mbayeho nabi man njye nyine mbayeho neza tu usicyane ubwo bugome mba ndi kuvuga se mwebwe rubanda kazi se mwatuma mbaho neza man ngiye nifuza kubaho neza ariko mwebwe ntabwo ari byo mushaka nese abantu ntabwo bifuza kubaho neza gute se mubyifuza gute muhora mundwanya kazi bakurwanya ibiki se ntabyo se nawe uri mu bandwanya gace nani bakurwanya nawe urimo bakurwanya ibiki se Sando mamundwanya ntabwo mushaka ko imiziki yanjye igera kure ariko se ubundi bashiti banjye reka mbabwire pe nta wahagarika imigambi Imana iri muto ngiye n'ubundi ngomba kuhagera kuko ntabwo mwebwe muri Imana yanjye wazaye ariko rero hagati aho ngaho urambwira ati ugika ku isi nimba wamungane waravutse uzi ubwenge ugahita uhura n'ubwo bugome mu buzima bwawe ni iki kintu cyakubabaje nyine ukumva isura yanze ako se ni igiki cyanshimishije utambeshye yewe wallahi ndakeka abantu benshi bakunda gukoresha iyi mvugo ngiye kuvuga ariko usibye ko hari n'ababivuga bari kwikinira gusa ngiye mu myaka mfite yanjye kuva mu bwana bwanjye kugeza ngaha nta kintu na kimwe nigeze mbona nyine mvuge ngo ngiye nabonye ikintu kinshimisha kabisa nta na kimwe ndabona ahari ubanza nta n'icyo nize kubona kuko mbona ibintu byose ari ibisazi bigenda bizenguruka ese Sando ugira ababyeyi bombi ikiganiro twakoze ubutaha ariko narabikubwiye ngiye mfite mama wanjye buriya impamvu mba ndi kukubaza bino bibazo hari abantu baba barakunze nka kiriya kiganiro cya mbere twakoze bakajya muri comment kwati se uno muntu afite ababyeyi bombi bitewe n'imyitwarire afite mama Afrika ndamufite kabisa yes uramufite yes na papa ngira na papa ugira nibyo byaba byaraguteye ubwo bugome nta none ari nkeneye kugira amani yewe ubundi nta none ari nkeneye nibyo byaba byaraguteye ubwo bugome nta ubugome gute uwo mugabo akaba ari unera ubugome uwo mugabo si ubwo yanera ubugome gute ese Sando uri muntu ki muri karitsiye ndi muntu ki muri karitsiye ndi umwana mwiza agufata neza fasha ariko baranantinya tu bagutinyira iki noneho bazi ko sinabikubwiye bazi ko ndi umwana mwiza nk'abandi no muri sosiyete bagufata gute muri sosiyete bamfata nk'umukobwa urenze nk'umukobwa urenze mu biki
bazi ko ndi umukobwa urenze n'abahungu kazi rahira icyo kintu ntabwo nzi niba uri kucyumva ntabwo ndi hari kucyumva n'abahungu bagira akavuga ati ngenda yamanitse ku bwawe kazi for real no Sando mu buzima busanzwe utagiye gucuruza utagiye ubundi bujya uteka ubujya uteka oya guteka byabi kubera nta mwanya nabona guteka usibye ko nta n'ibyo nzi kubera mva mu kazi mu gitondo nkataha nijoro ngasanga meri yapize nkabyuka ngenda gutyo none mu buzima busanzwe sheri wawe agufata ute sheri wanjye sheri wanjye ukuntu amfata nibyo ndi gutekereza tu uri kubitekereza ntabwo uzi ukuntu agufata sheri wanjye se buriya amfata gute agufata ute nyine gusa mu bijyanye ni nyine kwa kundi umuntu ajya romantike iki nyine agufata ute romantike twebwe bya romantike ntabwo tubisabwa mani wapi none ntabwo bijya bibaho weho kuba romantike kuri twe se wapi kubera twe turi abaraperi mani mwese se muri abaraperi for sure rahira ntabyo nzi Sando ndikubona wigize mushyashya ntabwo ndi mushyashya ariko abo turi kuganiriza ni bashyashya shero wagufata ute nyine bite nuko umeze mani amfata nk'umurasta amfata nyine nk'umuhungu mugenzi niko nanabivuga and then mani twe nyine nta bintu bya dance twese turi abakoboyi mani nta bintu bya dance Sando urabyumva ute urugo rwawe ko ruzaba rumeze ute urugo rwanjye ruzaba ari urw'ibitongero nyine mu buzima busanzwe urugo rwawe ruzaba rumeze ute bikurikije n'ukuntu aho umeze n'uko ungana n'uburyo abantu bakwakira urumva urugo rwawe ruzaba rumeze ute nyine yewe ngomba kugira urugo rwiza tu urugo rw'abaraperi uri kumva urwo rugo nta muntu utazishimira kurugeramo kandi bazabyifuza ari benshi ariko uko muzabyifuza muri benshi ntabwo mwese ariko muzabibona ntabwo ariko mwese muzabibona yes Sando abantu benshi baragukunze cyane yaba Instagram yaba TikTok yaba n'izindi mbuga zose zigiye zitandukanye abantu benshi bahamya yuko ngukoresha ibiyobyabwenge ese koko urabikoresha nubikoresha ndagira ngo swaga umva First News nta biyobyabwenge nkoresha nta biyobyabwenge ukoresha si byo mushaka kumva ibyo wigeze gukoreshaho nta kiyobyabwenge nigeze gukoresha gusa hari ikintu ushobora kumbaza nkakubwira to kugira ngo iki nangwe ibiyobyabwenge ni ikihe kintu nyine ushobora kuba utakora ukaba wanywa n'ibiyobyabwenge kugira ngo icyo kintu gikore ho kugira ngo umubyeyi wanjye mama wanjye mama Sano mama maso y'inyana ambone ngewe mani ndi guterwa n'ababebi bagenzi banjye nyine nabyita uburezibiyeni mbona ndi kunywa urumogi ijisho ryarakakaye imitsi yarireze mu gahanga n'iryari wigeze kurunywa ntabwo ndanywa Sando maso y'inyana ntabwo uranywaho wabigerageje ryari ntabwo nigeze ndanywa iyo abantu bavuze ko urunywa ubyifata mute insoke ngewe mani ngiye siko ndi rasita mujye mumbwira rata mujye mumbwira ariko buriya ikintu kirenze ku bantu wenda baba bashaka no kurunywa muzarunywe mani bizabafasha bibafasha gute se kandi leta y'u Rwanda yacu itabyemera ntabwo ibyemera ariko buriya umwana utari uwawe umubwira gute ngo umwicishe iki inzoga n'itabi ngewe rero buriya iyo nkubwiye ngo urumogi ntabwo ari rwiza nkumva ushaka kunyumvisha buryo ki urumogi ari rwiza ndakubwira ati ntanarukugurira kuko ngewe amafaranga yo kurukugurira ntabwo nayabura ibiyobyabwenge bigeze gufataho ni ibi ibiyobyabwenge bigeze gufataho gukoreshaho amata nicyo kiyobyabwenge cyanjye cya mbere nicyo kintu wumva wafashe ukumva nyine cyarambase mani cyarakubasha yo Sando yes abantu benshi bakuzi mu muziki
mu njyana ya rap nk'uko wabivuze mu njyana ya rap nk'uko wabivuze abantu benshi bagufata nk'umukobwa wirwanaho, abantu benshi bagufata nk'umukobwa wihagazeho. Muri make ubwawe wowe wifata ute? Njye nzahora nihagazeho. Mu bwawe wowe wifata ute njyewe iyo wirebye? njyewe nifata nk'umukobwa, umuhungu umva ufite aho yavuye n'aho yageze. Ngiye muri make nifata nk'umukire tu. Wifata nk'umukire? Nifata nk'umubosi mani, nicyo kintu nakora. Sinjya nifata nk'umukene mani. Ngenda umukobwa w'umuraperi urenze, wifata neza nyine ku rundi rwego utazi. Ku rundi rwego. Sando, mu buzima bwamaje gukora indirimbo zingahe? Izimaze kujya hanze cyangwa izimaje kujya hanze nyine abantu baba bazi, maje gukora indirimbo zingahe? Se buriya izimaze kujya hanze sizo nkeya, ni nkenye gutyo. Maje gukora indirimbo enye zimaze kujya hanze. Yes. Indirimbo ya mbere wayikoze ryari? 2022 niba atari na 3. Nibwo bwa mbere wakoze indirimbo bwa mbere? For sure. Uyikora bwa mbere amafaranga wakoresheje wayakuye? Narashatse. Wayashatse mu biki? Nari kubura kuyashaka gute? Abantu benshi bashaka amafaranga mu buryo bugiye butandukanye. Wowe amafaranga wayashatse mu buhe buryo? Ariko ngiye ndi umubosi man. For sure. Amafaranga ngiye mba nyafite bro. Uyafite? Yes. Sando, rigabahe bantu washatse gukorana nabo bakakujya sine bati uracyarandagara wundi rwose? Ngiye nta muntu reka mubwire. Papa Benja, ndabambwire ikintu utazi. Ngewe buriya ubusa umunyamakuru wanyiriyeho buriya nindera ntawe kabisa. Na munyamakuru mwebwe ubwanyu ni mwebwe mugomba kunshaka. For sure. None se Sando, nyine ni ikihe kintu mu buzima wigeze kuba wasaba ubufasha bakakikwima ukumva urababaye? Bakakinyima? Ukagisaba kandi ugikeneye ukumva nyine urababaye pe? Amata barayakwimye? For sure. Amata barayimana? Bayakwimye gute? Ngiye kuko byagenze ute nyine? Urumva ubwo nabyita gutera. Nari nyakeneye, nari ndwaye igifu. Kuko nyine ajya kubunda no kumfasha ndwaye igifu niyo amvura tu. Cyane. Ndwaye igifu. Njya nyine aboro muri kantine man. Ubwo nyine cyo kimfata boro. Ntaranacuruza niki. Ibiceri ni nararanye nayo maze kubikoresha izindi muva, ariko nesara ubwo umuntu aba yiteguye ko agomba kurwara man. Wapi? Hari nk'ukuntu usigara heru. Ubwo kiramfatanya muri kantine hagati se mwama icyushu ko numva ari ibisazi nkaza kuba batamugoroba. Tugati ntabwo twayaguha boss wacu ari utagiye guhita yishyura. Bayanyuma gutyo nyine none kugira bayakwimye byagenze ute? Kandi kukubwira muri move abo bakozi boss wabo yarahari. Bambwira ko batanyindika boss wabo hari kuko boss wabo nyine ntabwo nzi ukuntu babanye, gusa ngiye nicyo gisubizo bamuhaye. Ndabakwama nshaka ubuceri nyine njya kuyishyura kugira nyabone. Ujya kuyishyura? Ariko yes, bwa mbere ujya kuyishyura nyine warabikoresheje ushaka amafaranga urayishyura? Byarangiye n'ubundi nyashatse. Ako warakize basi? Kiratuza ntabwo ngiye kirakira bana nubwo giteze gukira. Wariyakiye? Yes. Sando, abantu benshi batari kurambirwa ndagira ngo nibura ingoma bwa mbere wakoze uyicisheho nibura nk'imirongo, hajya babyita imirongo nk'itatu cyangwa 4, kugira ngo nibura bumve ese ugitangirana injyana yawe yari imeze ute? Njyana yanjye
ngizi kurusha izi bici zinera imihari zikana imihanda ga ngizigenge n'akantu zinera ibibaba zikanira homo ga gafasha ndikira ndredi nkakiramba kaga nkakira yemo ekira fono dusange redi nawe dukore n'amati nkomeza boro nkukome ibi byanjye nkomibyo byanjye nkukome ibi byanjye dukora umufungo ugasanga abaginga bashaka kudushira hasi izo friend nizikenewe twageze ku yindi level muri boro iyo niyo boro bwa mbere wakoze. niyo